Kuri uyu wa gatatu tariki 22 Kamena 2022 hakomeje inama y'ihuriro ry'ubucuruzi yahuzaga bari mu bihugu bihuriye mu muryango w'ibihugu bikoresha icyongereza ariyo abenshi muzi nka CHOGM. Abari muri iyi nama bari barimo kurebera hamwe impinduka mu bicuruzwa no kubyongerera agaciro mu buryo bicuruzwa nyuma y'ingaruka z'icyorezo cya COVID-19. Mu gihe hafatwaga ingamba zigamije gukumira icyorezo cya COVID-19 mu bice bitandukanye by'isi, urujya n'uruza rw'ibicuruzwa rwakomwe mu nkokora, abaturage bakagura ibikenerwa bya ngombwa bitaho mu bihugu byabo, bityo kongerera umusaruro uturuka mu gihugu no kongerera agaciro bigashobora kugabanya ingaruka zituruka mu cyorezo cya COVID-19 nk'uko umuyobozi ushinzwe ishoramari muri Cameroon Dr. Diana Acha yabisobanuye. Umuyobozi w'ihuriro ry'ubucuruzi mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba Kalisa John Bosco avuga ko ibigo by'imari byagakwiye kureba uburyo byafasha bikorera kubona inguzanyo zabafasha kongera umusaruro no kongerera agaciro, cyane cyane amabanki nuko bafasha abikorera kugira ngo babone inguzanyo iciriritse, kubafasha kugira ngo bashobore kongera umusaruro wabo, kugira ngo bashobore gukora value addition, kuko yurebye muri EAC no muri bihugu byacu value addition yari ikiri hasi cyane. Nibyo ducuruza hagati yacu biracyari kuri 13%. Rero biri hasi cyane. No kuvuga rero ko tudacuruzanya neza kubera inzitizi zitandukanye, inzitizi zirimo kubona inguzanyo zihendutse, inzitizi zo twita NTB zazindi zo ku mipaka, inzitizi zo kuri poro. Akaba ari byo rero twaganiriye uburyo twakuraho inzitizi zibangamiye ubucuruzi muri rusange, kandi tuzikuyeho ni nabwo buryo twashobora gufasha ibihugu byacu kuva mu bibazo twatewe na COVID. Umuyobozi mukuru wa banki itsura amajyambere BRD Madame Kampeta Sayinzoga avuga ko leta y'u Rwanda yashyizeho ikigega kigamije kuzahura ubukungu. Abafite imishinga yo kongerera umusaruro no kongerera agaciro bari mu bafashwa kugira ngo bagire uruhare mu kuzahura ubukungu bw'igihugu. Abitabiriye iyi nama y'ihuriro ry'ubucuruzi bari mu bihugu bihuriye mu muryango w'ibihugu bikoresha icyongereza banafite kandi umwanya wo kumurika ibyo bakora, aya akaba ari n'andi mahirwe yo kwagura imikoranire ndetse n'abandi. Simeon Stizo Muhumuza, One Nation Radio, ijwi rya diaspora i Kigali. Iwacu Dignity Home Care. Iyi ni intaho y'amahoro n'umunezero yakirana ubwuzu abageze mu zabukuru batagifite imbaraga zo kwiyitaho cyangwa babitaho, kimwe n'abasazanye indwara zibasaba kwitabwaho by'umwihariko nka diyabete, kanseri, umuvuduko w'amaraso, kwibagirwa n'izindi. Muri Iwacu Dignity Home Care bagukorera isuku ijyanye n'icyubahiro kigukwiye, ugahabwa ifunguro rihuye n'ibyo umubiri ukeneye, baraguhuza n'abavuzi ndetse banagufasha gufata imiti neza no gukurikiza inama za muganga. Hari n'imyidagaduro irimo no kugutembereza bigufasha kuruhuka no gusabana. Ni mu gihe kandi kuko bafite abakozi bazobereye mu gutanga izi serivisi bifashisha uburyo n'ibikoresho bigezweho bituma bagukurikirana ubudahumbya. Wowe uri mu Rwanda ukeneye izi serivisi rero, nawe uri mu mahanga wifuza gusazira mu rwakubyaye, shyikira Iwacu Dignity Home Care, urugo rwuje urukundo n'ubumuntu, aho wiyumva nk'uri wawe mu muryango. Niba wumva kandi wakwitabwaho uri wawe, izi serivisi barazikwegereza maze nawe uryoherwe n'ubuzima. Bakorera mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo mu murenge wa Jabana. Ukeneye ibindi bisobanuro wahamagara kuri 07 14 34 761 cyangwa se ugasura urubuga wa eshatu @iwachuhomecare.rw. Kirazira nawe uzasazana amaganya. Mu rwa Gasabo dufite Iwacu Dignity Home Care.